Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere tubifurize kugubwa neza. Nizere ko weekend irimo iragenda neza kuri mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mutwumva muherereye, waba rero utwumva uri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse namwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Amerika, abadukurikiye muri ku mugabane wa Asia, ndetse namwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Oceania. Reka mwese tubifurize kugubwa neza, ari nako kandi tubaha ikaze rwose muri aka kanya k'amakuru agezweho, n'amakuru yacu n'ubundi agiye kugaruka by'umwihariko hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara rero ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ubu tuvugana rero ibintu bikomeje kuba bibi cyane, haba hano muri Sud Kivu, hano muri Uvira. Turaje tubabwire operation idasanzwe ikozwe n'abarwanyi ba M23. Iyi operation no ikaba isize mu by'ukuri iguyemo abazarendo batari bake. Hiro akaba ari inkuru mbi rwose, inkuru mbi bikomeye cyane, nava ko ari inkuru ibabaje cyane, ndetse yanashegeshe cyane izi ngabo cyangwa se abashigikiye ubutegetsi bw'Kinshasa. Hanyuma turaza kugaruka muri Warikare, naho ibintu ntago byoroshye. Ndababwiza ukuri, muri iki gicamunsi amakuru tubazaniye ni imiriro gusa, ni imiriro. Amakuru dufite naho ntabwo ari meza n'ubundi kwizi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa, kuko amakuru atugeraho nuko mu by'ukuri mu kanya gato M23 habuze gato n'Imana ikiza akaboko turimo turabukinga, tuvuga ko mwami cyangwa se rwose umwami. Murabizi ko muri hano muri Kongo ibintu bijyanye n'abamwami rwose baracyabigendera. Umwami rero uwa hano muri Warikare habuze gato cyane, ubu tuba tuvuga rwose ko ibintu byamaze kurangira, nyuma rero yuko M23 imurashe, ariko imurasa mu maguru. Ubu tuvugana no akaba ari inkomere. Uyu mwami yitwa nde, nuwa hehe mu by'ukuri, yarari mu biki byose tubibagezeho gatanu kuri kagenzi kako. Urasabwa gusa kudukanda kuri subscribe niba ugeze kuri umwe ari ubwa mbere, kugira ngo inkuru zacu zicyagera ujye uba mu mbere mu kubona inkuru utandukane no kubona amakuru yamaze kuba umuranzi, cyangwa se rwose uyabonere impitagihe. Nubikora ukabikora neza uzajya uyabonera ku gihe. Hanyuma rero kuri wowe wabikoze, icyo usabwa ni ugukora like ndetse ukanakora share, kugira ngo dukomeze kugenda dushishikariza n'abandi kugenda rwose bajoininga umuyoboro, bakaza bakatwiyungaho, tukagumana mu by'ukuri muri update ziba zigezweho hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hose ku isi. Ku murongo wa telefone turaza kuba turi kumwe n'ubundi, ntago nibuze kwa nijye nyine muri studio, kuko Vincent araza kuba ahari, Rwamukwaya Olivier nawe araza kuba ahari. Hanyuma ariko mwibuke ko turi buze kugaruka no kuri ya makuru ya bya bihugu bibiri mu by'ukuri kotsanya icyitwa mu by'ukuri guhana icyitwa umuriro, aho ndavuga Israel ndetse na Iran. Umuriro ukomeje kuba umuriro. Hanyuma rero mu kanya gato cyane nahoze mbona rwose commander in chief cyangwa se rwose umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Iran avuga ko mu by'ukuri Israel rwose ngo ifite amakosa akomeye cyane, kuko ngo icyo bakora ngo nuko ngo bafata ngo ibirindiro byabo bya gisirikare ngo bakabyubaka hafi n'ibitaro, bigatuma rero Iran bo ngo iyo barashe rwose ngo barasa rwose, ngo bigatuma n'abaturage hari abahangirikira, kandi ngo nta papasi cyangwa se nta ntego aba bafite kuba barasa ku baturage cyangwa se kuba bakwivugana abasivile. Akomeza aragira ati twewe twafashe iyambere tukimara kubona ko ibintu bigiye gukomera, duhita tugira rwose gutya tubwira abaturage barahigamira barahunga. Ubu rero ikibuga tukirimo twenyine, turimo turagira gute, turimo turahangana kandi tugomba kugera ku nsinzi. Turaza kugera kuri byishiro. Urumva izo ni inshamake ndimo ndagenda rwose mbabwira uko biri buze kwa bihagaze byose. Rero ntimuze kugenda rwose mucikwa, ntimuze kugenda mucikwa muri aya makuru yacu yo muri iki gicamunsi. Ariko noneho gato cyane munyemerere tubanze ducisha publicité rwose, tubanze ducisha publicité gato cyane, bakubwira ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Niyo seroka roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga, Chinese medicine.
bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturugiye kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa na Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Uwitwa Kadogo mu by'ukuri ngo numwe mu bahagarariye Wazalendo hano muri uyu mujyi wa Uvira. Amazi imisi yitereka akavuga ko rwose ngo Wazalendo bari kurwana. Ngira ngo murabizi twagiye tubabwira uburyo cyari gusaba n'ubufasha hirya no hino, bakavuga ko Gisekedi ngo yaboherereza ibifaru ntago ndibuze kubigaruka twagiye tubivuga mu kigano cyacu kibanziriza iki ngiki. Kiranga ibyo murabyibuka neza. Avuga ko ngo ahitwa za Nyangezi ndetse n'ibindi bice hano muri za teritwari ya Kabari ngo barimo bararwana ndetse ibintu biragenda neza. Kumbi niba M23 ari yabateze yagiraga mu by'ukuri ngo ibareke baze ibanze ibahe isomo. Njya mbivuga mukava ngo fighter rwose, none ngo uvuga rwose ngo ushyiramo na fanatism yahe. Breaking news. Amwe mu makuru angezeho nonaha ubu tuvugana ndi muri studio ndi ku isaha 9:30 hafi ziri gushyira 40. Mukanya gato cyane nibwo nakire inkuru ubwo hari ku isaha 9 zuzuye mbere yuko nza muri studio gato. Amakuru nkuye hano muri Warikare nuko ubu ndakubwiza ukuri ababyeyi barimo bararira, abagabo barimo bararira, abapapa nyine babizi ngabo cyangwa se abasore bavukamo. Ikibaye nta kiri nuko bafashe ikintu cyitwa fuso. Hari ukuntu Wazalendo bajya bagenda mu bifuso bagufata ikintu cyitwa igifuso kinini cyane, kinini ariko ni nkubwira ngo igifuso kinini bumve ngo ni igifuso kinini, ubanza ari double fuso cyangwa se bya bintu bitabone byaronge shashi. Barangije bagipakiramo icyitwa Wazalendo, barapakira bagupakira ikintu cyitwa ibikoresho babyicaraho barurira barazamuka baguturukira mu cyitwa Warike hano muri za Uvira, bazamuka muri teritwari ya Warungu niho bari bazamutse. Rero ngo bakaba berekeje muri ambushi n'ubundi bagiye gutegura ibitero ngo byo kugaba kuri M23. Ibitero ngo bikari ibitero ngo none ngo byagombaga kubashitsa muri za Nyangezi ndetse bikabazamura bikanaburiza bikabageza ahantu bita muri Bukavu, muri umujyi wa Bukavu. Inkuru itari nziza, inkuru itari nziza mbazane muri amasaha nuko iyi kamyo uko yari itwaye Abazalendo mu by'ukuri iguye mu cyitwa landmine cyangwa se mu cyo bita ngo ni Fagasa, niba ndi babyite ngo iki, iguye mu kintu cyitwa umutego ukomeye cyane. Ntabwo ari ambush my friend, ntabwo ari ambush kwa kundi ngo batega ambush, reka da bayikora icyo bita kuyisegura. Imodoka irakumanukira igeze rwose itarava hano muri Warungu, ihita ikubitana n'icyitwa landmine, bayiseguye landmine zigera muri 2. Ikibaye nuko irasandaye cyangwa se iraturitse, icyo gikompora kirayizamura kirayitupa mu kwitupa n'ubundi igwa mu bindi bikomu cyangwa se mu zindi mine, birabaterura ndetse na bya bisasu bari bikoreye nabyo biraturika. Ndababwiza ukuri hari habaye akavuyo ku buryo mu by'ukuri ntago ndamenya niba harucitseho kujya kubara inkuru, ariko urumva inkuru burahe amaze kugero nto habuze ucikaho kujya kubara inkuru. Amakuru ndimo ndakira nuko Wazalendo bahashiriye imodoka yari yuzuye, ntabwo imari ngo imodoka ya fuso ibita ngo nirongeshashi yari yuzuye itsindage no hejuru izamuye Wazalendo. Ubu rero bose amakuru arimo aratugeraho nuko nta numwe ubashe gucika.
umunyarwanda no cuma ni ngo amaraso atarayawe ntabwo akurara mu mubiri. Ubwo nyine mu by'ukuri abo bitashobotse rwose abo n'ubundi umunsi wari wageze nuko bigenze ntabwo babashe kuba bacika aha hantu nkuko amakuru arimo aratugeraho. Ni inkuru rero imbi, ni inkuru nava ngo nimbi hano mu by'ukuri ibonetse cyangwa se igaragaye hano muri Uvira. Ni muri Uvira, ni Uvira rikomeje kugenda ivuga mu byinshi bigiye bitandukanye, ariko bigendana cyangwa se bigaragaza ko urugamba rukomeje kugenda ruba rubi cyane, cyangwa se bigaragara ko rwose intambara yo rwose igiye kuba ndetse ishobora kuzaba irenze uko abantu turimo kugenda tubitekereza. Ariko nyine urumva ko Wazalendo bo icyo bahahuriye nacyo bazakivuga no mu yindi minsi iri imbere. Reka twizamukira twigerekerera hano nababwiye ni muri amasato tugenda twa update ngagenda babita ikintu cyitwa update bijyanye n'amakuru y'ubusesenguzi n'iki byose ibyo tuba twabihari barwa mukwaya. Tuba twabira barwa mukwaya Olivier. Reka tubabwire ko andi makuru atugezeho none navuga ngo namakuru adasanzwe aho bita ngo ni muri kanze ndebe mwihangane gato ngo ni yihe sheferi bayita ngo ni sheferi ya Kishowa. Akaba rero ari muri groupe bayita ngo ni Banakindi, muri groupe ya Banakindi. Aha rero ni muri territoire ya Warikare. Aha ngaha mu by'ukuri umwami waho ngo yashatse kwigira kasha amashokero, ashatse kwigira umuntu ngo uri Kongo nyine ugomba kugaragaza ko ngo ari kurwanira igihugu. Arangije nawe ngo mu by'ukuri Abazalendo benshi ngo yabakiraga cyangwa se ngo ari mu bantu babana na Wazalendo. Uyu munsi rero ngo yarayoboye ibitero mu misozi bitangwa za Usala, Usala rwa Mata. Usala rwa Mata ni muri iyo misozi ya Usala rwa Mata, kuko ngo n'amazina harango bakunda kwita amazina bakashyiraho ako gacu gasanga yise niba wenda ari nk'uwa Rubavu akitwa ngo ni umwami wa Rubavu, umwami Rubavu nk'ibintu nk'ibyo. Ngo uyu mwami rero ngo mu by'ukuri ngo bahoze mu mirwano ikomeye cyane na M23 misozi ya za Usala. Gusa ariko abantu muzi muri Warikare wenda mutwandikire muri comment mudusobanure neza iyi misozi uko iteye. Ariko inkuru itari nziza nuko uyu mwami rwose ngo bamurashe isasu ku bw'amahirwe rifata amaguru, kandi ngo ni isasu rikomeye cyane ubanza akakaguru bari bugace. Kuko nabashe kuvugana n'abari kuri front line hano imbere ku mirongo y'urugamba, bambwe ko ngo isasu bamurashishije, ngo iri sasu yo bari kurashe ngo rwose amahirwe yo kuba akaguru wakagumana kibari ikibazo gikomeye cyane, cyangwa se bari nk'amahirwe ni nka tombora. Kuko ngo bamurashije imbunda 14 niyo imurashe, kandi ngo iyi mbunda ngo isasu ryayo ngo aho rifashe iyo nyine ugize amahirwe ntupfe nyine doke nk'akaguru baragaca. Iyo ryafashe kugufi babyarangira nukumena riramena ryo ngo rashwanyaguza ruseke riraca. Uyu mwami rero nuko bigenze mu by'ukuri wari uri hano mu mirwano. Amakuru menshi arambuye burubwo izi aba basore cyangwa se kuko n'ubundi imirwano iracyakomeje, nubwo ndi hano muri studio reka mbabwire ko imirwano iracyakomeje. Bivuze ngo mu yandi masaha ari imbere cyangwa se mu kiri kiganiro cyacu nshobora kuza ndi live rwose tukabiganira nkababwira akazoza cyangwa se uko uyu mugabo bigenze, uyu mwami wakomeje kurwana. Abo bagabo barimo kwigira abakongwe, sinzi na bari gutekereza ko M23 izasubira inyuma kugira ngo nibura bazagororerwe. Biri gutuma barwana icyo twakwita umuhenerezo. Ibi mbivugiye iki rero? Mwibuke ko hari umudepite witwa Moses hano mu by'ukuri muri Sud Kivu, nawe wamaze kubona ko ibintu byanze nyine agace yarabereye depite byanze, arangije no itayinjira muri Wazalendo. Ubu nawe arimo aragira ati arimo aragaba ibitero. Ntabwo ndi buvuge Justin Ndayishimiye nawe hano uri kugaba ibitero ngo biturutse hano muribuka ko hano muri za Kinigi yaramaze iminsi yarakamejeje. Uyu nawe ntabwo ndi buze kumugaruko, ariko icyo nababwira cyo aha hantu ibintu ntago byoroshye naka na gato, ibintu ntago byoroshye naka na gato. Ubwo rero ngivuga aho ngaho hari kwera urugamba already, ubwo urumva ni muri Warikare. Ndababwira ko imirwano irimo ikomeye cyane, irimo irumva ni imirwano iri ku rwego rwo hejuru. Byose rero nibyo tugiye kugenda rwose tuza kubakurikiranira, tukaza kuba amakuru mu buryo bukomeye. Mbere yuko wenda mbe ndasoma kuko ndabona drone yanjye irimo iracyatayipinga hano n'izindi update nyinshi cyane, ariko mu gihe ndimo kugenda zisoma reka tubanze dushireho Vincent nawe abanze atwigaragarize rwose yikore mu mitana yibwira abatanazi, atubwire mu by'ukuri update atuzaniye
ndetse murabizi ko iyo byageze muri amakuru ya politike ndetse na diplomasi muri aka karere aba yafashe hasi hejuru yacukumbuye. Abatabizi muzajya musura eugenoofficialnews.com musome inkuru buryo ki rwose ibintu biba bimeze hariya biba ari umuriro. Vincent ure neza? Kuvuga nk'umuntu uri kurya uri gutamira muri amasaha tugeze mbona saa 10 zigeze. Aya nuko ariko bimeze. Mutaramu wanjye twaze tuvugana ariko umbwira ati sha ati ndimo kubikurikira atari kamaso yarwaye ati niba ari fragment niba narahumekewe n'umwotsi w'amakompora ya masasa bya bisasu bifite uburozi atamaso arimo aranagana ntiwareba none nawe tisinzi uko bimeze ni ikire kibi niyo mpamvu nyine kire rubanza cyabaye kibiro ndimo ndumva utangiye kugenda uvuga umugani binacikagurika. Vincent urimo uratwumva? Ndimo ndakumva. Twakomeza rero twahita reka tute kujya muri byinshi ngo twizimbe mu magambo, reka ahubwo duhite tukomeza icyatuzanye cyangwa se ikituzanye hano muri studio. First of all mbere yuko ntangira kugira ibintu nkwibariza banza tubwire update ufite nonaha kugira ngo abantu banze bumve Vincent rwose muri update aba yamaze kugenda atohoza. Update yari nuko muri Kivu y'amajyepfo hazindukiye ubundi mirwano mu bice bya Minembwe. Aho M23 ikomeje gushyamirana nyine na twirwaneho ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta barimo bagaba ibitero bitandukanye muri Minembwe kuri twirwaneho M23. Yego. Ariko twirwaneho nayo igakomeza ikirwanaho nyine nk'uko izina ryayo ryitwa. Kavuga iti turakora ibitoka byose kugira ngo twirukane izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta zidahwema kudutera. Zabagabye igitero rufarwa ni imirwano imeze nabi. Ni imirwano ikaze ku buryo yaba M23 barakoresha intwaro zikomeye, yaba abarwana ku ruhande rwa leta barakoresha intwaro zikomeye mu bihe bitandukanye, kandi byaje bivugwa yuko twirwana nagiye isagarirwa nyine n'abo bari ku butegetsi ndetse n'abafatanyabikorwa wazarendo FDR ndetse n'abarundi. Yego. N'ubundi nibyo byongeye gutangira muri iki gitondo aho abashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa nyine barimo na FDR bagobye ibitero bikomeye muri Minembwe. Baracyagerageza kureba ko mu by'ukuri baracyashaka kureba mu burebwe baracyashaka kureba muri harango ni za Rugeze harango baracyashaka kureba ibinombe byaho niba byacukurika ubyo ni ibitero n'ubundi biri koherezwa n'ingabo z'abarundi nawe Evariste Ndayishimiye. Ni ibitero bikaze biri ku mpande zose yaba FARDC yaba Abarundi yaba Wazarendo yaba FDR ndetse na Mayimayi. Barimo bashaka buryo ki bakura twirwanaho mu bice kugira bari babikontorora. Hanyuma bise inkuru ivuga se ko ngo umubano wa Gitega ndetse na Kigali waba ugiye kuzahuka. Iyi nkuru rayivuga iki Vincent wo kagira imana n'amafaranga we? Nibyo twabonye nimugoroba amafoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga zaba iz'ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa iz'ubutegetsi bw'u Burundi. Yerekana abategetsi bakuru mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ndetse na Repubulika y'u Burundi. Yego. Aho umuyobozi wa Sena y'u Burundi yasuye umuyobozi wa Sena y'u Rwanda. Mu byaganiriwe rero harimo ibyerekeranye no kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi. Urabizi yuko igihe u Rwanda n'u Burundi birebana y'ingwe. Aho Burundi bushinja u Rwanda yuko rufite uruhare mu kuba Red Tabari batera, aho perezida wabo yashinje u Rwanda ko ngo u Rwanda ari rwo rubaha ibiryo, rubaha imiti, rubaha n'intwaro. Yego. Ariko u Rwanda narwo ntirwaremye kubihakana rukagaragaza ko impamvu perezida w'u Burundi avuga ibyo ari uko yahaye indaro umutwe wa FDLR ndetse n'uwa FRN. Kandi yanga kuva mu burasirazuba bwa Kongo gukomeza gufatanya n'uwo mutwe nanone. U Rwanda rukagaragaza ibitero byagiye biva mu Burundi bigabwa mu Rwanda, rukagaragaza ibintu bitandukanye bituma Ndayishimiye akomeza kuvuga ibyo. Yego. Ariko u Rwanda rukagaragaza nanone uburyo rwafasheho muri Red Tabara rukabatanga muri 2021. Ariko Burundi bukavuga buti nanze kuduha abashatse guhirika ubutegetsi muri 2015. U Rwanda rukavuga ruti turi mu biganiro kandi ikindi nta masezerano dufitanye hagati yacu yo guhanahana
abakekwaho ibyaha yego abaserukira igihugu cy'u Burundi mu buryo butandukanye, inzego z'umutekano ndetse n'iperereza bagahura n'ab'u Rwanda mu kuganira, ariko bikarangira perezida w'u Burundi ubundi avuze amagambo asubiza ibintu rudubi. yego Ejo rero ku mugoroba niho aba bayobozi bombi bahuye, mu byo baganiriye nk'uko twabonye ku mbuga nkoranyambaga z'inteko ishinga amategeko y'u Burundi ndetse n'iy'u Rwanda, bavuga yuko abayobozi bose bahuye. yego Manuel Sinzobagira rero userukira Sena y'u Burundi akaba yavuze yuko yaje mu Rwanda mu ruzinduko nyine rw'akazi kugira ngo baganire na mugenzi we ku byerekeranye no kuzahura umubano wa Gitega na Kigali. Birashoboka yuko rero n'umubano ushobora kuba kimwe mu nzira zatuma imipaka yafunzwe hagati y'u Rwanda n'u Burundi yafungurwa. yego Abizi ko ni imipaka yafunzwe muri 2023 ifunzwe n'u Burundi. Uburundi barundi bagataka bati ntitukibona buryo ki dukora ubuhahirane n'abanyarwanda, abanyarwanda nabo bagataka. Ku mpande zombi hari ibihombo. none service twitege ko ibi bintu biri buze gutanga umusaruro koko ibihugu byongere bihahirane, wenda bitewe nuko n'ubundi ku ruhande rw'u Burundi nibo bafunze imipaka, nibo bafashe icyemezo cyo gufunga imipaka, kuba aribo bafashe iya mbere bakaza mu Rwanda kugira ngo baganire kuzahura uyu mutekano. Twizere ko hari icyo biri butange mu by'ukuri nko mu mboneza. Reka tuve nibura wenda mu byo twabonye rwose bimwe amakuru no mu byatangajwe, turebe twe ubwacu nk'abasesenguzi, urabona ibintu hari ikintu biri butange koko muri politiki ya diplomasi. Buriya ibintu ntabwo ari ibintu biri statike, uvuga ngo ni ibintu bihagaze hariya ku buryo bishoboka. Isaha muri diplomasi, burya diplomasi byari byayo, ushobora kubonamo ibihugu bimeranye nabi, ejo ukabona bimeranye neza. Biroroshye rero ko abayobozi bishinga amategeko cyane cyane umutwe ufite inshingano zikomeye cyane ku banyepolitike b'igihugu. yego Buriya perezida wa Sena buri umuntu wa kabiri kuri perezida w'igihugu. Yagize rero yateye intambwe akabatika njye mu Rwanda kugira ngo ahanire mugenzi wanjye, turebe icyazana hano, turebe ibyo dupfa ko twabikemura, kuko ibyo dupfa ni bito ku byo dupfana. Urabizi yuko yaba u Rwanda yaba u Burundi ni ibihugu by'ibivandimwe. Iyo ugiye i Bujumbura ntabwo uhindura ururimi kugira ngo wumvikane n'abarundi. Umurundi yavuye i Bujumbura z'i Kigali ntahindura ururimi, tuvuga Ikinyarwanda twese cyangwa indimi zijya gusa. yego ku buryo rero abanyepolitike bo mu busoresore bashobora kubigiramo uruhare, ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi bigakemuka kandi imipaka igafunguka. ubwo rero ntekereza ko ibyo bintu biramutse bibaye mu by'ukuri, ariko n'ubundi cyaba ari rwose byaba ari byiza, ariko ku rundi ruhande twanavuga ko mu by'ukuri twavuga ko mu by'ukuri Evariste Ndayishimiye nawe yabagaragaye, kuko uribuka ko yavugaga ati rwose ati uribuka avuga ati bazaca ngo niba ari ngo niba ari hehe ngo bazaca muri ntuza ngo nabo bace muri za Kirundo, ahitwa haraza za Kirundo ngo bace abandi bace muri Uvira abandi bace mu Kirundo. Urumva kuba yaragaragaje ari amagambo n'iki byose yaba ari wiki rwose imbere y'abaturage, doke ni ibintu byamusigira isomo ku buryo ki agomba kuzajya avuga amadisikuru ye haba mu baturage, kuko buriya abaturage nyine bigaragara ko baba bagiye kumunyuzamo ijisho. Muri diplomasi ntabwo yaba ibyo kunyuza ijisho cyangwa kurebwa neza cyangwa nabi. Buri gihugu kireba inyungu, nicyo bita diplomasi ya win-win. Buri wese akagira inyungu, u Rwanda rukagira inyungu zarwo, u Burundi bukagira inyungu zabwo. Ibyo byo kuvuga abaturage rubanda rugufi ntacyo baba bavuze ku nyungu z'igihugu, kuko urebye niba u Burundi bwarafashe icyemezo cyo gufunga imipaka, rufite impamvu nyine abanyepolitike barebaga. Niba u Rwanda rwarafashe sayidi, rufite impamvu rwayifashe. Ubwo rero inyungu z'ibihugu byombi zidakura, buri gihugu gifata ingamba zacyo muri diplomasi. Aha rero birashoboka ko politiki ya win-win u Rwanda rwabona rwunguka rugakorana n'u Burundi, u Burundi bukabona bwunguka bagakorana n'u Rwanda. Vincent, reka tuvuge ko Evariste Ndayishimiye rero yatangaje, dukurikije ibya politiki, reka tuvuge ko Vincent uyu Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yaratangaje ibintu bitari ngombwa gutangazwa, kuko kuba tuzi ko muri politiki ibintu koko bishoboka, nanjye nkuri inyuma ibyo nibyo pe, agatangaza imbere ya biriya bintu, imbere y'abaturage cyangwa se ya population kuriya, agaragaza ubugome cyangwa se agaragariza igihugu cy'igituranyo urwango rukomeye cyane.
ni ibimenyetso bigaragaza ko mu by'ukuri azi yuko bishobora no kuba byanahinduka. Ni ibintu bigaragaza ko nawe mu by'ukuri ntabwo yabyitwayemo neza nk'uko we reka nkoresha ikinyarwanda cyiza. Muri politike hari principe ivuga ngo nta nshuti igihe cyose nta n'umwanzi w'igihe cyose. Igikora ni inyungu. Yego. Aho icyo ndacyumvishe, ariko nge ndacyahamya neza ntashidikanya ko buri ubwo yatangaje ibyo atagakwiye kuba yaratangaje. Abaperezida buriya bagira imvugo zabo zihariye. Ibyo yavuze bimugiraho ingaruka nkawe mu gihugu cye. Ibyo u Rwanda rwavuze narwo bikagira ingaruka ku Rwanda nk'igihugu. Iyo bagiye rero bicaye burya hamwe baba biherereye mu cyo bakunda kwita mu Gifaransa ngo awikuro, baganira ibirenze ibyo bavuze mu bitangazamakuru. Vise reka twikomereze n'indi nkuru. Urakoze cyane rwose kutugezaho iyo nkuru igaragaza ko ibihugu byombi umubano ushobora kuba ugiye kuzahuka. Yaba ari inkuru nziza rwose ku batuye hano muri za Bugarama Prito, kuko ubona ko ni ku mipaka neza n'ahandi no ku yindi mipaka igitandukanye. Yaba ari inkuru nziza. Hanyuma makuru ndi ngira ngo tugarukeho, ni inkuru ivuga ko ambasaderi wa Cuba muri RDC yahakanye amakuru avuga ko uwahoze ari minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba yahungiye muri iyo ambasade. Vincent, ko twabonye amafoto, ari amafoto kwari ukubeshya ari nk'ayandi y'uburyo runaka, ko twabonye amafoto uyu mugabo agaragara ko yaba yahungiye muri ambasade, cyangwa nukujijisha ese niba ko katahungiyemo none ubu tuvugana uyu Constant Mutamba babarizwa he, hari he? Ni itangazo ryasohowe na ambasade ya Cuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni itangazo bise communiqué diplomatique. Ni itangazo basohoye ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Yego. Bavuga yuko ndi ngerageje kurisoma rezima mu magambo make. Baragira bati l'ambassade de la République de Cuba à la République démocratique du Congo constate une des informations sur sa diplomatie à rendre droit du ministre de la Justice Constant Mutamba. Baravuga bati babonye amakuru y'ibihuha yerekeranye n'ububanyi n'amahanga ndetse yerekeranye no kuri minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba. Baragira bati de son fait l'ambassade de l'agente Ambro que cette fausse information diffusée dans ses réseaux sociaux Facebook, TikTok et X relative aux litiges du ministère Mutamba au sein de l'ambassade publié par Tchèque Bukasa, journaliste du Congo Propos.net. Bati babonye amakuru atari ay'ukuri, ati kandi baboneho no kuyamagana. Ati yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, TikTok ndetse na X izwi ku izina rya Twitter. Atavuga yuko minisitiri wa Justice w'ubutabera wa Kongo Constant Mutamba yahungiye muri ambasade yabo. Yego. Ati ibi byatangajwe n'umunyamakuru witwa Tchèque Bukasa. Ati ku kinyamakuru.net. Ati babwira yuko aya makuru ari ibihuha rero atariyo kandi twitandukanyije nabyo. Bakavuga ko uyu Mutamba ubu tuvugana ari hehe Vincent? Baragira bati honorable de cette information de fausseté suivante. Ati bashingiye kwa ayo makuru y'ibihuha. Ati baravuga ibintu bikurikira: un image entre parenthèses photo non authentique de l'ambassade et dont ne correspond pas à aucune autorité diplomatique. Ati foto yagaragajwe ntabwo ari ifoto y'umwe mu bategetsi cyangwa y'abategetsi ba ambasade ya Cuba muri Kongo. Ati nta n'umwe urimo mu bategetsi b'iyo ambasade. Ikindi cya kabiri baragira bati aucune demande jusqu'à ce jour formulée par le ministre Constant Mutamba au niveau de l'ambassade. Ati kugera uyu munsi nta busabe bwa ministre Constant Mutamba bafite bwo gusaba ubuhungiro. Icyenda turagira bati cette fausse information du journaliste porte en tête à la dignité et au respect de l'autorité diplomatique de Cuba. Ati aya makuru y'ibihuha, ati y'umunyamakuru, ati arimo arangiza icyubahiro ndetse no kubahwa kw'abategetsi
ba Kiba bari muri Congo. Yego. Ingingo ya kane baragira batari nayo ya nyuma. Toute information avant sa diffusion doit être épuisée. La source pour sa crédibilité. Ati amakuru yose mukwiye kuba mutangaza, mukwiye kuba muyakura nyirizina ku hantu ho kwizerwa kuri ambasade. Baravuga bati l'ambassade de Kiba regrette qu'un tel journaliste qui propageait des mensonges primaires ne fait honneur aux relations d'amitié et collaboration traditionnelle entre la République démocratique du Congo et le Kiba. Même professionnalisme que doit montrer un vrai journaliste. C'est à Kinshasa le 18 juin 2025. Jésus-Der Amos Fernandez, ambassadeur de la République de Kiba à la République démocratique du Congo. Baragira bati umunyamakuru wese utangaza amakuru y'ibihuha cyangwa amakuru yo kubesha. Ati nta bucuti na bucya zigera agirana n'iyi ambasade cyangwa imikoranire yabo. Ati kandi arimo yangiza isura n'ubunyamwuga bw'itangazamakuru bukwiye kuranga umunyamakuru mwiza. Byasinywe na ambasaderi nyine w'iki gihugu cya Kiba muri Congo, muri Repubulika Demokarasi ya Congo witwa Jésus-Der Amos Fernandez. Ibyerekeranye no kuvuga aherereye ntabwo biri mu nshingano z'iyi ambasade, kubera yuko ambasade ifite inshingano zo kuvugira igihugu cyayo. Abategetsi ba Congo bafite inshingano zo kuvuga ngo umuturage wacu aherereye ahantu. Yego. Hanyuma vise butwegeranyiriza iyi nkuru igendanye n'ubundi na Israel ndetse na Irani. Mu kanya gato ndaje nongere ngusubize ku murongo, umaze kubiha umurongo neza byegeranye neza gatanu kuri kagenzi kako. Reka wenda mu minota mike tubanze twakire na Rwamukwaya Olivier nawe twumve update afitiye abakunze Jeune Official. Ubwo ntujye kure, mu minota itarenze 10-15 ndaza kwa ngusubije ku murongo. Urakoze cyane. Yes, nguko rero ngayo bakunze Jeune Official. Uwo yari Vincent, ubu rero muri aka kanya mutwemerere nubundi dushireho Rwamukwaya Olivier nawe twumve ibyo yateguriye abakunzi ba Jeune Official, cyangwa se yabashe kuba abategurira muri iki gicamunsi cyo kuri uyu munsi wo ku munsi wo kwa gatandatu ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Already Rwamukwaya Olivier yamaze kugera ku murongo. Wire neza Rwamukwaya? Uje neza Eugene we? Urakomeye. Ndakomera rwose, umpamagara ndimo negeza dopage ndeba ko ibintu bimeze. Nibamara gusinya Rwanda na Congo M23 bizagenda bitutwo tuntu tw'utubazo ntago twabura. Unagenda ureba gato cyane gake muri agenda. Byatewe n'abantu benshi bacira urondogoro, bacitse no kurondogoro. None se M23 ntirange naze M23 hure n'u Rwanda ngo yahuriye ngo basinye ngo kurimbura imitwe itwaje intwaro. M23 so umutwe bari kudagadwa ntiwareba. None se ko twumvisha bavuga ahantu hamwe ngo gusubizwa mu buzima busanzwe nabyo birimo bureba M23 ngo bazagena muri ntuza. Hari ugutsindwa kurenza uko se sha. Buretse gato wari umusogongero. Reka none mu kanya tubahe kumvaho. Bavuze ati wari umusogongero. Sinzi ikinyamakuru mbere cyavugaga ngo wari umusogongero, atubundi none usome imvaho wiyumvire. Nabone badukurikire byose bagiye kubimenya. Ariko mbere yuko twinjira mu kigano neza Rwamukwaya Olivier, nyimira gato cyane tubanze duhere muri update. Ubanze ubwire abadukurikiye kubigendanye na update. Ubwo turavuga ku mirongo y'imbere ku rugamba hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano ngo irakomeje imurenge cyangwa se hano muri za Minembwe. Rwamukwa, iyi mirwano ya hano imurenge cyangwa se muri za Minembwe urayivugaho iki ko mbona ikomeje kugenda icibira? Nayibonye ariko nabonye no propaganda yo ku Burundi bavuga ngo M23 ngo na ntuza ngo ndazana ubwo ni naragiye tabara ariko atoyabanya muri kugira ngo babyitinga bazuni bone batera Burundi. Naringize ngo bavuze ngo ni RDF, dore ko wagira ngo ntabwo igibaba mu kanwa cyane. Nyine n'ubundi wabivuze bivuze niyo mu past apotre Mbayahaga. Nimbayahaga yavuze ngo uriya ngo muri Congo bashaka kudukora kuzaduka nk'ibyo bakoze muri Congo, aho usanga ngo M23 Rwanda ko ari ubona
gukire kwitabaho ari u Rwanda natwe rero bashaka kuzatuzanira Red Tabara reka nze mubwire ko bibeshye cyane nkuko babivuga ntabwo bibaye ari byo nta mugabo rwo muri Kongo rurwana urumwe ngo rurwana rw'Uburundi n'ibishoboka ntabwo Ventura yagiye uruni ibyo babivuye cyangwa bikangakanga ko ibyo baritegura nabo rero ni ibitero bimaze iminsi twigarukire ni ibitero bimaze iminsi bibera muri Minembwe bigabo ko ariya kuboko twirwaneho mu Wazalendo hakaza noneho na FDC ntabwo bambwe ko ntayo babonamo FDC ntabwo yigeze irenga bajya barenga bavuvira ngo hagenda Abarundi Wazalendo na FDL no bagaba y'ibitero ubwo nuko muri make imirwano nuko imeze ni kwa podeti zimeze kubigenanye n'imirwano imbere ku mirongo y'urugamba amakuru nafite nuko byari bigiye gikuba mu masaha n'umero kwa mbwira ko bakiri gukucagurana ariko nyine ntuzishobora bamwe ko babona ko Ventura twirwana bafite imbaraga bashobora kuza gusubiza inyuma ingabo z'urundi n'abazarendo bari bazanye reka twikomereze rero no mu yandi makuru birumvikana duhite twigira mu by'ukuri muri ya makuru yacu y'ubucukumbuzi ndetse n'ubusesenguzi twinjire muri iyo nkuru wari urimo uragenda ukumbuza abadukurikiye cyangwa se abakunzi ba Eugene Official nuko ngo mu by'ukuri ngo kuwa mbere hano inkuru iri hano imbere yanjye mu rwose irimo iravuga ko kuwa mbere u Rwanda ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Kongo bazasinya amasezerano mu by'ukuri yombi hanyuma ibi rero ngo bishobora kuba ngo donc nibyo ari urimo uratubwira uti bishobora kuba byatera ikibazo ese koko kure mu 23 ni ikibazo n'ubusesenguzi ngira ngo ubicacure aba bakongomani badukurikiye babyumve neza kuko bafite ubwoba kuko bazi neza ko gutsindwa kwa M23 hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko guhita basubira mu buhungiro bagahunga bakava hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko rwose baravuga bati ntabwo twakira abaswahili rwose ntabwo twakira katanyama ntabwo twazikira bahukuri urebe no muri agenda hose ugende wifashisha na agenda rero muri iyo ngeze muri agenda harahungarukira harahungarukira kuko ngo ntazayimarayo yose agenda umuntu yayimarayo yose hakiri kare kubera yuko wenda ndabaraho bigeze ni hagati y'u Rwanda na Kongo umubano utari mwiza hagati y'ibihugu ariko turebye niba ingingo z'ingenzi bazasinya baza gusanga ni ukubana neza ariko bigamije ubucuruzi n'ubuhahirane butubi by'ubukungu hanyuma rero ubwo dosiye M23 kuki abantu bahise bayitekereza M23 irimwo hari ubwo u Rwanda na Kongo bajya baganira bavuga M23 nanjye binyobere gusa ariko yoboke ko harimo ijambo rivuga ngo nuguhagarika inyeshamba nukuzigira imitwe yitwaje intwaro kuyambura intwaro kubasubiza mu buzima busanzwe no kubinjiza mu gisirikare bamwe na bamwe abo bazabo babona bari ngombwa kandi wibuke ko 23 nayo ubu kugeza biracyabarwa nk'inyeshamba umutwe witwaje intwaro yego hanyuma se uraza kwibaza kugira ngo banze urebe intuza ibimenyetso by'ibihe burya nta ruhara ruzatarabanje amasosorega Kisekedi yaguze ibifaro rwose bya rutura ariko ntabwo ari ibyo gutembera ni ibyo kurwana nimba ari ibyo kurwana ngo imirwano iracyahari irigira imbere ejo twavugaga ko na M23 turi kubona ifite access zo tentative zo kwigira imbere igana igafatwa rikari yose kanayirenga nako n'ingabo nyinshi zimaje kumanuka mu bice bya Kivu y'Amajyepfo yari yose bashobora kwa advancinga bagana imbere ibyo nibyo iteganyije ryatwerekaga yego ba uti M23 ibyo biraza kugenda gute ngo M23 ntabwo nkeka ko igomba kugirana ibiganiro na leta ko iyo igomba kugena ibiganiro na leta uko byaratangiye iyi mitwe yo ntabwo tubona imitwe n'imikeya kuko abandi bose basigaye bita Wazalendo kandi Wazalendo ni umutwe wemewe
muri Kongo wemewe n'amategeko. se bivuze ko rero nayo mu makwezi gatatu ubwo nayo yahinduka wazarendo kugira nayo yavuga ngo natwe turi wazarendo kugira ngo impaka zicike none batayikoreraho icyo gikorwa nayo yagiye muri wazarendo nayo ishobora gutungurana igahita natwe turi wazarendo kandi koko urebye nabo ni wazarendo ubwo hanyuma ntuza Kabila akaba yaraje ngo hanyuma ngo bahite basinye na hano batangiye bamugabaho ibitero abantu ba Kisekedi. Ubura Kabila ubona nta shema afite ntaba yica ari guterateranya iminara rwose ahuzahuza ibi aterateranya imibare. Ntabyo birumvikana bafite ukuntu bagenda ari kubyegeranya ukuntu pe birumvikana. Ubwo urumva ndi kwirinda kujya muri detail nkagenda nusheraho abantu gatego nabo babashe kubyumva. Kabila arahari yaje gutya gusa ntabwo yaje rwose umusirikare warahiriye igihugu yaguceceka byamurenze abona atabona igihugu kigenda gutya ngo gumize yicaye aho kantu yarakavuze. Kandi uko yaje hari uburyo yajemo ubona ko ari ikintu kizaze iminsi iri imbere. Hanyuma se kuba ibiganiro bizasinyirirwa muri Amerika kandi ikabiganishamo na Amerika nayo ikabirimwo ubwo Amerika kandi nkaba amakuru mfitemo muri agenda ibintu iyi dosiye hano mu burasirazuba ikaba ari y'Abanyamerika. Baza kwibaza ni gute nibyo umuntu umwe yambaje uri muri Amerika ni gute abantu babategura bari nko muri dosiye bakareka imirwano ikaba abantu bagapfa bagashira. Ni ibintu bitangaje cyane. Ni nyine ryo mubwira nk'umunyamerika ko wabizi wibuka cyagiye amatora yo muri 2023 Kisekedi atorwa. Biba ko Kisekedi nuza wanditwa Anthony Blinken yavuze wari umunyamabanga wa leta yavuze ngo nagiranye ibiganiro kuri telefone na perezida w'u Rwanda na perezida Kisekedi twumvikanye ko haba agahenge k'ibyumweru 2 kugira ngo amatora azagende neza. Baraganiye none se Rwamukwa ibyumweru 2 byabaye nta mirwano ihari. Rwamukwa reka tubureke kujya mu bintu by'imigani cyangwa ngo duce hirya no hino. Ni nk'ikihe cyizere waha abakurikiye Eugene Official bari kumva ko koko ibintu bigiye kurangira M23 bigiye kuyirangirana? Oya icyizere cyese icyo nababwira nyewe mfite agenda nimba narakweretse twicaranye nkakwereka agenda mfite kuva muri 2021 kugeza ubwo Goma ifashwe nkakwereka n'uburyo Bukavu yagomba gufatirwa rimwe nayo uko byagomba kugenda n'ibi ngibi nabyo umuntu anyeza nimboni akabikwereka. Kanze ngo ni ikihe cyizere wenda nk'abantu bakunda M23 bagira babwiye ngo ntibagira ubwoba M23 hari uburyo yabayeho. Nimba M23 ubabona imihanda ikubakwa bazibaze ngo yubakwa nande bazabaze izi ntwaro ziva hehe ese Makenga yabona amafaranga yo intwaro ifite abaparteneri ese ifite amabuye bayajya hehe? Ntabwo ari M23 ari ikintu bagira gutya gusa ngo biragiye gutya gusa ngo abantu bamenye ko M23 hari impamvu yabayeho. M23 itandukanye na CNDP itandukanye na bya bindi bya kera byabagaho ngo bagiye mu mishyikirano ngo bamanitse intwaro. Iyi ni umutwe wa nyuma na nyuma ubayeho. Hanyuma rero ikiba kibabaje kugira ngo abantu bazabyumve iyo uri mutekereze mu 23 na objective uvuga mu itangazamakuru tubona ibintu bigoye cyane. Ariko iyo wayo umuntu ureba kure ugatekereza mu mboni zirenze nibwo ubasha kubibona. Ubasha kubibona ko ibintu bigikomeje. None se nk'ize mpinduka ubona zigiye kuba imbere? Ize mpinduka ni nk'izihe mpinduka
waba ubona zigiye kuba mu minsi iri imbere? nuko leta ya Kongo igiye kuzajyana ibiganiro na M23 kuko byo byatangiye Doha, ariko nkakubwira ko ari bishobora kutazagira igicamo. Aha, reka tuze kureba none se, ariko Trump rero yavuze ko rwose agiye kubikora ndetse akeneye na Nobel. Arayikeneye pe. Ikibazo sinzi nimba uri kubyuba, reka nongere ndisubire mu bite ko numva bigoye cyane kugira ngo abantu babyumve barimo nawe. Nimba agaruye umubano hagati y'ibihugu byombi, arawugaruye, nase atari igikorwa cyiza akoze. Mbere bagaba baterana amagambo ndungire n'uya baterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru. Mu kumbuga nkoranyambaga baterana mu bitangazamakuru baterana amagambo ntibazongera. Hari ikibazo, ntabwo uzongera ko mu Rwanda na Kongo bavugana nabi. Icyo si cyo kibazo. Wareba ibyo yanditse mu Rwanda na Kongo, ariko se ugeze umuvugame mu Ventura kuki muri gushyiramo ibintu bitari ngombwa? Impamvu arega biri kugaruka ni ukuri gusanga bavuga ko bagomba gucura cyangwa se kuri ya ngingo ivuga ku birebana n'imitwe yitwaje intwaro, kandi nayo Ventura ugasanga nimwo iri kubarwa. Niho hantu hari kugenda haba urujijo. Nabonye hari n'umuvandimwe uherutse kuvuga we ko ngo rwose nguko byaba kose Ventura ngamanika intwaro. Urumva niba no mu binyamakuru cyangwa se n'abanyamakuru bamwe barimo kugenda basesengura bakaba ari bwo buryo babibonamo. Urumva nyine ni polemique yamaze kubaho cyangwa se ikomeje kugenda ibaho mu baturage cyane cyane. Ni naho abasesenguzi dutandukanira wangu. Niho dutandukanira. Ngenda kubwira ngo M23 2012 yafashe Goma, ivamo nyuma y'iminsi 10, ivamo nabi. Uzi impamvu? Oya, yarabivuge. Yavuyemo kubera yuko igihe cyo gitaragera. Reka noneho ntangaze kwanza. Tangaza. Seride Peroramunda yari ifite gahunda. Yavuyeho kubera iki? Yavuyeho kubera Obama. Hari utuntu twabayemo hagati mu projet yararimo ibyo arimo arwanira. Barabiringanye ko hari abantu muri hari ukuntu hashobora kuba Kadero Tune yahaye leta ya Ntuva twageze muri Amerika. Hagarutse mu Ventura hayize imbaraga zirayiteza ivaho. Ubu ngubu imbaraga yabayeho ari umushinga wanditse. Urumva wanditse, ariko kugira ngo ubyumve neza, nimba ushaka kumva ibyo muri Kongo bihabera, ujye usimba gatoya wigire hirya uve ku byo ushobora kumva bakanyuka bavuga ku munandi bavuga ibyo birenge, kuko politiki bigeze aho bije ibirenze ibyo ngibyo. Kuko buri inyuma haba harimo ibindi n'abantu bakabyibaza kuko umuntu muri Amerika ambazaga none se muvetero ko ntibirangiye gutya, kugira ngo abantu barimo amatwi mbahereza amakuru yizewe. M23 ni umushinga iyi ngiyi iriho ubu ngubu. Ni umushinga wateguwe neza kandi urimo abantu bakomeye bafata ibyemezo bigira ingaruka ku isi. Hanyuma kugira ngo babihuze, ejo Muhozi yagaragaye Kinshasa agiye gusinyana amasezerano yo kongerera igihe ingabo za Uganda muri Kongo, muri ya operation Soja. Abantu batekereza mu mutwe bazi kwibaza operation ingabo za Uganda zikoramo ntago babimenye. Hari akantu bazabona mu minsi igiye kuza bakagiye kuzaba Senyenge igiye gukora akazi. Senyenge araza kujyaho. Senyenge nibwo abantu bazabibona. Umunsi bazabona Kindu Tombe, Kisangani Tombe, icyo gihe bazahita babimenya ko agisigaye ni Senyenge. Kabila yaje muri iyo match na n'undi mukinnyi ukomeye cyane. Nawe ibyo nababwiye tubishyize ku ruhande nataye nzabubwira nti nawe akazi match aratangiye gukina. Aha, reka tube tugutegereje nyine nk'umuntu ubugenda ubireba ubifite no muri agenda uzabitirwa Rwamukwa. Urakoze cyane, reka tukurekure n'ubundi dusubire kuri Vincent twerekeze mu makuru
yahariye rwose kwa Iran ndetse na Israel. Ubwo turaza gusubira mu yandi makuru mu masaha ari imbere. urakoze cyane. Alright. Reka rero ku murongo wa telefone turimo turagenda tunagana ku musozo n'ubundi twakire dushakishe Vincent ku murongo wa telefone twinjira muri Israel ndetse na Iran, ni aho igihugu kimwe kigomba kwemera rwose kikubaha ikindi, aho igihugu kimwe kigomba kwemera kikubaha ikindi, kikavuga kiti rwose nje ndemeye, sinzi ngo ninde uri buze kwemera. Vincent n'ubundi nongeye kukwakira ku murongo wa telefone kugira ngo twinjirane mu nkuru yahariye rwose ibwota amasimbi. Vincent, ndagira ngo tugaruke kuri Iran ndetse na Israel. Ntekereza ko muri aka kanya rwose ubu natekereza ko ibintu bamaze kugenda biha umurongo. Numva naba update zibiri kubera mu bihugu byombi. Yego. Uhereye igihe byatangiriye kugera uyu munsi. Ariko cyane ndibanda kubiri kuba mw'iyi minsi ibiri hagati y'ejo na none. Yego. Dore muri Iran rero, Iran yashyizeho umuyobozi mushya w'ingabo, chef d'état major witwa General Ayatollah Khamenei. Yego. Nuwasimbuye uwari uherutse kwicwa nyine n'ibitero bya Israel bitandukanye byagabwe hagati yo ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri. Ariko Uburusiya nabwo bwagize icyo butangaza bubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati mu gihe icyo ari cyo cyose mwagerageza kugaba ibitero bihitana umuyobozi w'ikirenga wa Iran ari Ayatollah Khamenei, ati natwe tuzakora ku ntwaro zacu za kirimbuzi kandi tuzabwira na Iran ikore ku ntwaro zabo za kirimbuzi, natwe tubibaraseho. Ejo kwa gatanu rero Israel yabashije gushwanyaguza indege nyinshi za Iran. Bari bagabye ibitero mu bice bitandukanye bakoresheje amadrone. Hari drone bahise bashwanyaguza bigaragara, ariko hari n'izindi nyinshi bavuga yuko bagiye bashwanyaguza mu bihe bitandukanye. Ariko muri ibyo bitero bakagaragaramo n'abantu benshi bapfuye, aho bavuga yuko Iran nayo yahise iraswa ibitero bikomeye, aho hapfuye abantu bagera muri 350, abagera mu 2300 ngo bagakomereka. Ariko Iran nayo ntabwo yicaye kuko yahise isubiza Israel mu irasa mu mujyi uherereye mu majyepfo ya Israel, aho abanya-Israel 29 bahise bapfa, abagera muri 900 bagakomereka. Ariko n'ubundi ku mugoroba Israel yongeye irasa n'ibindi bibombe byinshi cyane mu mujyi utuwe cyane. Umujyi utuwe cyane wo muri Iran mu by'ukuri barawurasa cyane ku buryo bawuhinduye ubushweka. Ariko Iran ikavuga ati ntabwo tuvira mwaho, natwe nuko Tel Aviv ndetse n'ibindi bice by'iki gihugu natwe tubigira imuyonga. Iran ikoresheje drone zabo, ikoresheje ibisasu byabo bafite, bakaba barashe Tel Aviv, barase mu majyepfo ya Israel, barase mu majyaruguru, ku buryo Iran byagezeho ikavuga ati twebwe twabonye aho kugeragereza intwaro zacu. Ati Tel Aviv bizadufasha kugerageza intwaro zacu nubwo bidasubiza ibibazo byacu, kubera ko intwaro dufite ntituragera ku kigero cyo kubasha gushyira abo bise ngo n'abazayonite hasi. Baravuga bati tuzakora n'ibindi bitwaro byose bihagije ko twabonye ikibuga cyo kuzigeragerezaho. Ubu rero bakaba babikoze, bakaba bakibikora. Ariko Iran iravuga iti Leta Zunze Ubumwe amarezo bahita bafata icyemezo cyo gutandukanya ubuyobozi bwa gisirikare ndetse n'ubuyobozi bwa gisivile. Baha ubuyobozi bwa gisirikare inshingano zose mu gihe Khamenei yaba apfuye. Baravuga ati mwebwe mwafata inshingano izo arizo zose, zaba izo gutera igihugu cya ubundi zitwe n'umuyobozi w'ikirenga. Urakoze cyane Vincent ku bwa update utugejejeho biri kubera hano muri ibi bihugu by'ubwota amasimbi ubwo nava ku mugane wa Aze. Vincent urakoze cyane. Urakoze. Yes, nguko rero uko amakuru yacu twabateguriye yarateye. Mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official, turabakunda cyane. Andi makuru ni mu yandi masaha ari imbere, mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu. Ciao.